Mwiriwe mwese abateze amatwi Rugigana Kiyonga official. Bitewe naho umuntu aherereye kuri uyu mubumbe w'isi ya Nyagasani, ushobora kuba ari mwiriwe, abandi bashobora kuba ari mwaramutse. Byose ntacyo bitwaye, aho uri wiyumve ko ngusuhuza. Uyu munsi rero ngiye kukugezaho umwandiko w'inuma n'imbeba. Reka ntangire. Umunsi umwe umuntu wategaga inyoni yateze umutego we mu byatsi, hejuru yawo ahamisha amasaka menshi. Inuma zije zirayahasanga. Umutware wazo arazibaza ati, aya masaka yamenwe n'iki aha? Ni bumwe muretse kuyatora tubanze tujye inama. Izindi numa ziranga, zihera ko ziramanuka, zikigera hasi zifatwa zose. Umutware wazo arazibwira ati, sinababujije mukanga, nimugerageze kugurukira rimwe ahari muravamo. Zigurukira icyarimwe, ziterura wa mutego zirawutahana. Zigeze imuhira ziti, tugize dute se kandi ko tutabasha kwikuramo? Umutware wazo ati, nimuze dusange umutware w'imbeba, ahari yashobora kudukiza. Ziragenda zisanga umutware w'imbeba yicaye ku ntebe y'ubutware. Ziramubwira ziti, twagize ibyago, none tuje gusaba ngo urebe uko wadukiza. Umutware w'imbeba abwira ingabo ze ati, nimuciye umutego vuba. Nuko ziwahuramo amenyo zirawucagagura, inuma zikira ubwo. Maze zibwira imbeba ziti, mubaye inshuti z'amagara. Nuko zihera ko zirataha. Natwe rero twirinde gukorakora no gutwara ibitatugenewe. Dukurikize inama z'abaturuta, kandi tujye twibuka gushimira abatugirira neza, baturinda kugwa mu mutego w'ibidutera amatsiko ashobora kudukururira ibyago. Iyo nama niyo rwose wayikurikiza mu bakiri bato cyane cyane, nubwo hari n'abakuru bakorakora. Iyo nama wayikurikiza yagera kure heza. Imana ibahe umugisha, ibagerere ku ngingo z'ibyo mwifuza cyangwa gahunda mwateganyije zose.